Narabibonye mbibona buri munsi ariko icyo navuga cyo ni kumwanza barekereje. Rero nabwira abantu nkababwira ngo cya gihe ugeze ku rwego igihe kigeze cyo kwa masaka yera n'urukungu byanze bikunze biracaguka. Iyo igihe kigeze cy'amasaka amasaka ajya ukwayo n'urukungu rukajya ukwayo. Rero hari igihe kirageze cyangwa se kiranahari cyatwana kigezemo cyuko urukungu rukwiye kuva mu masaka. Za kunyubaha ukanyumvira ntabwo ubwami bwawe buzava mu rugo rwawe, ndetse ubwami nuva ku ngoma nzayiha n'umwana wawe. Imuri mfite abapolisi bawe yakoresha leta bigakoreka, sibyo? Nepo nshingiye mu mboni y'ijisho ryanjye nk'umuntu Satani yagabye ibitero mu itorero ry'Imana. Kugaba ibitero ni ukuvuga ngo ni ugukora ibidakoreka mu nzu y'Imana. Ariko kandi tugaruke nk'abayobozi b'igihugu, nk'umuyobozi w'igihugu nawe Nepo, Imana igoye kuyobora abaturage ikagwa mu nshingano zawe. Reka tuvuge no mu rugo rwawe iruguhaye ugira uko uyobora, sibyo Nepo? Niba rero leta ibona ikabona koko mu by'ukuri amarira ari mu nsengero, mu by'ukuri Nepo nawe ushishoza urebe niba koko umugabo ashobora guta abana 6, 7, 8, 9, 10 kandi ni umurokore koko, sibyo Nepo? Wowe ari nkawe mu nshingano ufite nk'umuyobozi uyoboye igihugu, we wakora iki? Imana yagukoresha ukazifunga. Nawe no mu rugo rwawe, nawe urwawe, reka tureke igihugu n'urugo rwanjye nanjye ndarufite. Ndamutse mbonye hari ibintu bitagenda neza, hari umwanzuro nafata kugira ngo bigende neza. Rero Imana yakoresha leta ikazifunga. Kuko niba umuntu ashobora guhagarara ku ruhimbi Nepo agasiga gusenyeye urugo, sibyo Nepo? Akakwangisha abana wabyaye akakwangisha umugabo washatse, akakwangisha naye mugabo umugore washatse, mu by'ukuri kandi bavuga mu izina rya Yesu. Kuri kuba insengero zarafunzwe cyo ntago nagitinda ngo gikomanteho, urusengero ruba mu mutima. Umuntu wese hari n'abavuze ngo tugiye gukongera ngo tugwe, ngo tugiye kongera ngo tukore iki byose, ni umuntu wihima. Ntabwo wahima, ntabwo ari igihugu hima, kuko ushobora kwiyangiza uri umwe ariko igihugu kikagira 5. Tujye twerura abantu rega Nepo, tubwire abantu bakure, bave mu bwana bakure, bave mu miteto. Tugeze mu isi yashira umuteto azazirwana. Haleluya. Ujye uryamusinzire, intambara zizajya ziza utazigizemo uruhare, Yesu azazirwana. Icyo nshaka kuvuga rero, bana n'Imana murokore, bana n'Imana papa, bana n'Imana mama, bana n'Imana. Kubana n'Imana biguha ubwenge, kubana n'Imana bigutambutsa abandi bananiwe, kubana n'Imana, Imana ihimbaza, biguha ikindi kirere ugomba kuba. Imana ishimwe. Ye kona n'umurwayi ko yinjira mu cyumba gafunga. Niba mu by'ukuri ushobora kuba gusenga umuntu ukabona wambaye ubusa imbere y'isi yose, ukabona koko kandi urimo urabivuga mu izina ry'Imana, ugasohoka ukavuga ati ni Imana yo mu ijuru ibivuga, si Imana niki? Rero mu by'ukuri kuba insengero zarafunzwe cyo ntago nagitinda ngo gikomanteho, urusengero ruba mu mutima. Umuntu wese hari n'abavuze ngo tugiye gukongera ngo tugwe, ngo tugiye kongera ngo tukore iki byose, ni umuntu wihima. Ntabwo wahima, ntabwo ari igihugu hima, kuko ushobora kwiyangiza uri umwe ariko igihugu kikagira 5. Tujye twerura abantu rega Nepo, tubwire abantu bakure, bave mu bwana bakure, bave mu miteto. Tugeze mu isi yashira umuteto. Imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Imana himbazwe. Haleluya. Ahataringaniye nzaharinganiza. Imana ishimwe. Ibitari bihari nzabiguha. Nzafata imisozi nyimure ku bwawe kuro, nzakujya imbere, nzabana nawe, nzagushyigikira. Ijambo uzavuga mu kanwa kawe nzarishyigikira. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana umurwayi azuka musengera agacira. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana Imana ikubwira ikirere ugezemo. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana Imana iguhishurira amabanga abandi batabasha guhishurirwa. Iyo ubanye n'Imana tubane n'Imana. Muvuga butumwa w'umumama, muvuga butumwa w'umugabo, umukobwa w'umusore, bana neza n'Imana. Wikihutisha igihe kirahari ku buzima bwawe, wikihutisha ibiriho, wikirukanka, kuko namaze kubona abantu birukanka. Hari igihe bananirwa utaragera iyo ujya, ariko nugenda gahora. Haleluya. Umuhanga wo kwirukanka buriya byanze bikunze umwanzi araza utumwaho, kuko akazi dukora n'umurimo dukora Theo byanze bikunze Satani Nepo, Satani afite abajeta azakoresha.
afite budget azakoresha nkizera inshuti tukaganira tukagera kure yarangiza akanshyira hasi ndi umugore shobora kuzagira anjeti ikaza y'umugabo igashaka kunyereka ko inkunze cyane cyane yenda abagore bibana ugasanga ukagira ngo nurukunda gukunda ariko ikuzimu babonye ko nta handi bagufatira mu ntege nke zawe kuko ushaka umugabo amabwa abantu barimo bakurana nabere no mu gikari ariko two kwereka isi yose dufite n'abana twabyaye kandi ubu hari imvugo nakwiye kuvuga kubera abana banjye kugira ngo ndinde ubuhamya bwabo bwiza yewe nazo bwavuga ati mama mu gihe yaranariho yavuze Imana neza yatanze impuguro neza mama ntabwo yigeze akora nese niba nkoze ibintu umwana wanjye akabikora bizagenda bite niba ngiye nkoza amafuti umwana wanjye azakorangana gute nzamuhugura Nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mwakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV neza y'Imana bari namwe kandi umugisha w'Imana bomeho ndetse n'abanyu bose mu bice muheremo bitandukanye rero amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro natwe aho turi turashima Imana ko iki turinze kandi turashima Imana akomeje gutanga ingabo nyinshi zikapfa ku bwacu sina ry'Imana rihabwe icyubahiro namwe rero mukomere kandi mukomeze mwiringira Imana so cyafite Imana ikize ko nibidashoboka uyu munsi ejo bizakunda ubuzima utarimo ufite ikize cy'uko ejo buzakunda kandi bikagenda neza cyambe no kugirira Imana ikizere kuko Imana ishoboye byose nuko twinjiye mu kiganiro cyacu tugize umugisha wo kubonana n'umubyeyi w'Imana umukozi w'Imana Imana ihamagaye kandi kugenda avuga ukuri kw'Imana imva ndavuga ukuri akora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye navuga ngo ari mu gihe cye katukwakire mu izina ry'Yesu uraho neza uri mu gihe cyawe nicyo nari nabivuze amen iyo umuntu ari mu gihe cye ibintu abikora neza amen yego niho Yesu yavuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntabwo igitero azarisenya nuko ryari mu gihe cyaryo amen yari yubatse ku rutare yari yubatse ku rutare ko nyine ri mu gihe cyaryo Imana yabyemeye ko riba Imana yemeye ko uri mu gihe cyawe amen urakomera umeze neza ariko ndashima Imana umeze cyane ndabona ntacyo baye ntacyo waramukeye rwose abantu bari kubibona no mu ishusho hano bari kubibona amen ukubera Imana ndashima Imana Terekana mu minsi ishize ariho kandi twishimiye ko twakongera tukaganira none amen ndashaka uzatwibanda cyane niho umuntu agiye kujya gukoresha cyane mu bintu by'impuguro yego ndahari Imana izanshobora utanga impuguro nkumva nafashwe nubwo tubikomozaho yego ariko cyane twe dukora ibintu by'iyobokamana no mu mugo twibanda muri uyu murimo w'iyobokamana muri gospel cyane mu bakozi b'Imana Yesu umukozi w'Imana agomba kugenda gute agomba kwitwara gute ni ibiki biranga umukozi w'Imana Yesu avuze ngo tuzamenyera ku mbuto zabo ariko ndashaka kubaza imbuto zonyine birahagije imbuto imbuto zonyine icyambere ni imbuto ikindi nuko ugomba izo mbuto kuzisasira ushobora kuba ufite imbuto nziza ariko byarangiza ukabisenya ariko iyo ufite imbuto ukagira umwuka wera birushaho kuba byiza cyane kuko umwuka wera ayobora za mbuto yego mfite ikibazo rero mama Debora murivuga ngo umwuka wera ayobora za mbuto turi kubona abantu benshi muri ino minsi batitira abantu benshi bavuga ngo Imana iravuze ngo yego ariko ejo twafashe nk'abakozi b'Imana tukavuga ati iyi ni wawe tubiteye n'ibyaye gukora kandi tugakora umwuka wera nimba uze kudufasha abantu bavuga ngo Imana iravuze yego nimba bose bafite umwuka wera uvuye mu ijuru cyangwa nimba hari umwuka uradubutanyitukanyiza imyuka ndashaka kuza kudufasha ntabwo tuninjira mu kiganiro hari umwuka wera nzi n'umwuka wera uva mu ijuru ariko hari umuntu wambwiye ngo hari n'umwuka wera uva mu biryo kandi ngo yose nguyu umuntu urimo ngo ntabwo kubatandukanya ngo biragoda afite undi mwuka wera ubigenza ari n'uwa malariya nawe uratitiza yego none uyu mwuka wera uri gukoresha bano bantu bakaza bagahanura bagakora imirimo n'ibitangaza ejo tukabona bakoze amarorerwa yari umwuka wera yaragiye umwuka wera arabyemera ko umuntu abibangikanya turashaka kudufasha aho hantu
reka tonde dusenga Imana. Twari tugiye gusenga ntacyo ngabanza usenga nta kibazo. Okay, nta kibazo usenga nta kibazo ko twari nabyibuka. Uragahore ku ngoma nshuti nziza, uri fura mu bazo tsuri inyangamugayo. Umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa, tugushimiye ko wemeye ko tubaho. Haleluya. Izina ry'uwa utekana rihabwa icyubahiro Mwami. Izina ry'umwami wacu ryamamare kuko ushoboye byose. Mu mbaraga z'umwuka wera tugushimiye ko uyu munsi wemeye ko tubamo kugira ngo tuvuge ibyawe. Turabigushimiye, warinze Nepo, urinda ngewe, turindira imiryango, urinda igihugu cy'u Rwanda dutuyemo, urinda inshuti zacu zirya no hino. Nukuri wakoze ntacyo tugushinje, imitima yacu iguwe neza. Mu izina rya Yesu tugushimiye ko rero igihe nk'iki wemeye yuko tuvuga ibyawe. Turaguhamagaye tugwaye karibu n'ikaze uzibe hagati muri twebwe. Uri mu ruhande rwacu nta mubisha, kandi imbaraga z'Imana zibe arizo zituyobora. Mavuta y'Imana n'igikundo kibe ku buzima bwacu. Rurimi rwacu ruvuga ibyawe kandi ruhamye ibyawe mu izina rya Yesu. Uyu mwanya Uwiteka Imana Nyiringabo turasabye ngo ari wowe uyobora, kuko uri umuyobozi mwiza kandi uyobora neza, kandi ibyobora ni ukuri. Urakoze, turagushimiye mu mbaraga z'umwuka wera kuri kumwe natwe, utangiranye natwe aza gusozanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Yego nindi kukubwira ngo dufashe, turashaka kudufasha ufasha abantu utandukanye uyu mwuka tubwikira ngo umwuka w'Imana tubimenye. Nimba niyo myuka bambwiye koko nimba koko ihari nabwo dufashe tubwiye nimba hari koko. Yego. Kuko bya abantu baheze mu hirahiro. Yego ko bivuga yego. Cyangwa se bahagaze mu manegeka. Icyo navuga niko umuntu wese imyuka ni myinshi. Icyo ntago umuntu yatungurwa nuko umuntu ngo ateteye cyangwa avuze indimi, kuko n'abapfumu barazivuga. Yego. N'abadakora Imana barazivuga. Ahubwo icyambere ni ukumenya Imana. Ni ukumenya Imana, cyangwa se umuntu akamenya Imana ku giti cye, kuko wa mugani w'ino minsi ya none ntago umenya niba umuntu ahanuye cyangwa adahanuye. Umuntu ashobora kuza agahanura mu izina ry'Imana kandi atari Imana ivuze. Agahanura mu marangamutima ye, agahanura mu bitekerezo bye, agahanura uko abyumva. Ariko icyo nabwira abantu nababwira ngo bave mu ruhirahiro cyangwa se mu rungabangabano cyangwa se mu manegeka, bamenye ko umuntu wese uko atitiye ushobora guhaga ukaza ukavugishwa n'ibiryo koko, cyangwa se na malaria yagutitiza ugatitira, cyangwa se n'indi mazi repeta kandi bikumvikana. Yego. Rero icyo nabwira abantu ntibakangwe n'ababona ko bafite indimi, kandi ngo guhanura naho wahanura bibiya ni kuvuga ngo ntugire urukundo ntacyo byaba bimaze.Atuvuga ngo ushobora kuba uri ingunguru ivuga gusa. Yego. Rero ibyo guhanura ni byiza, guhanura koko kandi ugahanura Imana ivuze ni byiza, kuko nta nuzasobanukirwa Imana ivuze cyangwa itavuze, kuko muri minsi ya none umuntu aribaza ko akavuga ati se uriya ni wa muhanuzi wahanuraga, niwe wavugaga indimi. Cyane ko n'ubuhanuzi iyo uhanuriwe n'ubuhanuzi uhita ukavuga se ubuhanuzi buvuye ku Mana cyangwa buvuye ku Mana. Ariko Nepo ndagira ngo mbwire ngo iyo utunze umwuka w'Imana, ibyo nshaka kugira ngo mbwire abantu babane n'Imana bahe ku mwuka wera, kuko haracuwambaye muri minsi ya none. Umwuka wera, ufite umwuka wera cyangwa se ni ubwenge, icya kabiri n'amarangamutima yawe bwa gatatu, ibyo bishobora kubwirika ngo ariko nshyize mu bwenge bwanjye, ubundi ibi imvugo ivuye ku Mana cyangwa ntabwo ivuye ku Mana. Yego. Araje muvuze ngo muri no minsi haraca uwambaye, ubwo bishatse kuvuga ko bitewe nuko hari abantu bitwa ko ari abakristo bakoresha nk'uwo mwuka wera, ko tubeshya ko ari umwuka wera nyamara ibicupuri batuzaniye. Yego. Ndakeka barazanywe n'indamu. N'inda. Inda nini. Katuvuga gutyo inda nini. Ariko uvuze uti haraca uwambaye gute, bisobanuye neza. Icyo muri minsi ya none ndasaba abantu kugira ngo begere Imana cyane, ko niyo bwe ryanzwe nabo watseko ku Mana iratoranywa. Nta wundi muntu ushobora kuzakorera usibye Imana, kugira ngo guhe umwuka wera. Iyo utunze umwuka wera, umwuka wera arakwigisha, akakwigisha iby'ukuri, akakuyobora inzira nziza. Ariko iyo utegereye Imana, umwuka arigendera, kuko umwuka aba ahantu asabana nayo. Icyo ushaka ni kukibona, iyo usenga niko umwuka ubona. Umwuka wera araza agatura muri wowe. Rero iyo hataweho kwegera Imana, umwuka aragenda. Iyo umwuka amaze kugenda uba igipampamara, niyo mpamvu utakigira icyo utinya. Niyo mpamvu uhanura ntacyo utinya, ugahanura mu izina rya Yesu nyamara Imana itavuze. Niyo mpamvu ushobora kuba ukabona umuntu w'umurokore rwose wari umuzi ko ari umurokore rwose akoze ibintu bidakoreka, uribajije no kubera iki ntabwo acyegera Imana. Hari ibimenyetso bitegera, hari ibimenyetso afite bitatuma yegera Imana, kubera ko umwuka yaragiye. Kuko umwuka arigisha, umwuka ni umugwaneza, umwuka yigisha iby'ukuri, umwuka arakubwira ngo vuga iby'ukuri. Nabwiye abantu ndababwira ngo kubyuka mu gitondo ntubaze umwuka wera nk'umurokore ikintu ugiye gukora cyangwa aho agiye kukuyobora. Ni nko kubona imbwa yirukanka igenda. Buri imbwa ishobora kubyuka mu gitondo ikirukanka, aho ugeze ukayikubita amabuye, ahigeze ikongera ikagenda, mbese nta gahunda ifite.
ni nk'umurokorere iyo mu mikorere yawe ya buri munsi, mu mivugire yawe ya buri munsi, mu byo ukora byose, mu murimo w'Imana, mu muhamagaro wawe, iyo hatabashije kugisha inama umwuka, ibintu byose birapfa. Yego. Ese hari ikintu nshaka kubaza, ni gute umubyeyi agomba kwitwara? Birashoboka yuko umubyeyi yakiranuka mu rugo agakiranuka no mu murimo w'Imana? Birashoboka, kuko ni nabwo bwa mbere kubanza gukiranuka mu rugo, kandi urugo ni ishuri ritarangira, mbye mbibwira abantu, kandi ni na rugo rwiza, sibyo? Ntabwo tubwiye abantu ngo ugiye kwiga ngo ntabwo uzarangiza, ni urugo ni rwiza, ariko nanone ntabwo ari amina mu rugo, nta nubwo ari paradizo ugiyemo, ahubwo habayeho kwimurirwa icyiciro nk'uko uri umukobwa warangiza ukajya mu rugo ukaba umugore, birushaho kugenda neza. Ariko iyo ubwiye Yesu ngo ngwino urubemo, Yesu arubamo. Icyo navuga rero cy'umubyeyi, ubundi hari ibimenyetso. Urumva niba wari umukobwa ukaba umubyeyi, hari ibimenyetso cyangwa se hari n'ibihamya cyangwa se hari n'imyitwarire igomba guhinduka nk'umubyeyi. Hari ibintu ugomba kureka. Uzarebe ababyeyi batwite, ushaka guhura n'umubyeyi utwite yarakundaga kwambara inkweto ndende, yarakundiraga kwiyambarira ikote, ariko yagera mu gihe afite inda, afite umwana muri we, afite urusoro muri we, rukamutegeka rukamubwira ati inkweto ndende ntabwo ukizambara, ntabwo ucyambara wa mwenda, kwako ntukigukwira. Nicyo gihe urimo, ikikurimo nicyo kirimo kigutegeka icyo ugomba gukora. Rero hari ibihe uhindurirwa, wari umukobwa imyitwarire uri umukobwa, wamara kuba umugore ukavuga ati ibi ngibi hari ibyo ngomba kureka. Rero nk'umubyeyi nawe hari ibintu agomba kureka, akagira ingeso nziza, akagira ibintu areka. Impamvu nayo nkuje ngo umubyeyi cyane nuko umubyeyi asobanura itorero. Yego. Ese uratubwiye ngo uhise uduha urugero n'ibyo nashaka kwita njye tubivuga, uhise ubivumbura. Uratubwiye ngo umubyeyi atwite hari ibintu ahurwa, inkweto n'akazireka n'ibindi bintu. Yego. Umukristo w'iyi minsi, kuba ijambo rivuga ko nimba ubaye umukristo nyamukristo ko hari ibintu uhurwa. Uri mu bantu bagenda ahantu hatandukanye mu ivugabutumwa, uri mu bantu bahura n'ibyiciro bitandukanye muri uno murimo w'Imana ndetse n'ubuzima busanzwe. Iyo urebye abakristo b'iyi minsi ubona barahuzwe, ntabwo bahuzwe, cyangwa inda batwite ntabwo zibemera kudahurwa? Ntabwo ari bose, ntabwo tubuze kubatuka bose, ariko hafi ya bose, kuko naravuze ngo ubundi abakozi b'Imana bari mu ibanga. Ntabwo genzeza kuri tubingo mu madiba ngo ndi umukozi w'Imana, no, abakozi b'Imana bari mu ibanga. Abakozi b'Imana bari mu ibanga, Kristo niwe bafite mu kiganza cyayo. Icyo nshaka kuvuga ngo abakristo muri misi ya none ntabwo tukimenya umukristo icyo ari cyo. Ntabwo twera imbuto nziza, ntitugaragara ko hari ibyo twaretse, kuko urabona ugasanga ni umukristo aravuga Yesu, ni umuvugabutumwa, ni umushumba, buri kintu cyose aragikora, ariko mu by'ukuri ugasanga n'ubundi ntacyo yigeze ahurwa, ntacyo yigeze arekura. Muri make navuga ngo twinjiye mu bukristo, twakirwamo n'umukiza mu bugingo bwacu, ariko bya bindi ntitwigeze tubirekura. Ntitwigeze tubikora, simvuze ko ari bose, ariko hari abantu batigeze barekura. Hari abantu batigeze barekura bavuga ati ngewe ndekuye amagambo, ngewe ndekuye gusebanya, ngewe ngize ibyo ndekura. Ndi muri Yesu, ariko hari n'ibyo ngifashe. Ntabwo ndemera Yesu ngo anture wa mutwaro. Nta muri uvuga ngo bwira Yesu niwe nshuti igira ibanga. Ntabwo rero wa mutwaro ngufite, ntabwo ndabwira Yesu ngo awunduhure, ko ndacyawuhetse. Bya bindi nigiraga, niyo nagiraga amagambo menshi, niba narateranyaga, niba navugaga ibyo mbonye, n'undi ndacyabifite. Rero muri no misero ndatekereza ko ni kwa kundi umuntu ashobora gutwita ariko akavuga ati hoya ntabwo nshaka kubigaragaza. Ntabwo ndacyashaka kurya ifiyeri. Shaka kurya babyita kurya isi. Ndashaka kurya isi. Ntabwo rero ushobora kuba Yesu navuze ngo ntabwo waba uri mu by'uyu murimo wandikiwe kino gisirikare, ntabwo waba wandikiwe ijambo rivuga ngo ntabwo waba wariyemeje iby'uyu murimo wa Yesu wagezemo ngo unezeze uwakwanga. Sinzi uko iryo jambo riri. Ucyambaye umwambaro w'urugamba yikwirata nk'urukuyemo amatarutse. Ariko navuga ngo ntabwo waba ukiri mu by'uyu, ntabwo waba ukije gukora Yesu ngo umunezeze ngo ujye mu by'isi nurangiza ujye mu urangiza kwandikiye ubusirikare. Ntabwo byashoboka. Wagiye mu byo kwinezeza. Uhitamo kimwe. Niba waragiye mu ngabo z'igihugu hari ibyo ugomba kureka. Ugomba kumenya ko isaha yose bagomba kugukenera. Ukamenya ko uniform itajya mu kabari. Yes, ukamenya ko kandi utanagomba no kuri hari amategeko agusaba, ukamenya ko kandi hari aho utagomba kurira, ukamenya ko hari ibyo utagomba kwivanga, ahubwo icyo ushinzwe no gucunga umutekano. Rero ntabwo waba umusirikare ngo ujye kuvanga, waba umusirikare ugira niyo asanze barimo barwana kuko ushinzwe umutekano abaza ati murimo murapfa iki. Ariko nta bindi bintu ajyamo. Ntabwo itegeko rye cyangwa se n'ubwami bwakorera cyangwa se bimwemerera kugira ibyo akora.
niyo mpamvu rero natwe abakozi b'Imana hari ibintu tutagomba gukora cyangwa umurokore agomba guhurwa rwose akavuga ati niba koko nari indaya usinkiri indaya hari ibintu narekuye kubw'umwami wanjye Yesu. Paul yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye kuba igihombo ku bwa Kristo. Aremera aramaramaza avuga ati ibintu byose nakundaga nabihinduye kuba igihombo. Kurya neza, kunywa, gusohoka, hari ibintu naretse kubera Yesu. Niyo mpamvu rero usanga ugasanga n'umuntu nawe aravuga Yesu ariko ntacyo yari arekura acyameze nka wa wundi. Bavuye muri Egiputa bazana n'ibikoresho byo muri Egiputa n'Imana barazinjirana zijyana i Kanani. Ntabwo ibyo bizavamo kandi tubwira abantu ibintu izo mana binjiranye i Kanani ko bahemukiye abaturage b'i Kanani. Abantu murahangana bo guti Kanani murabasora guti Kanani ko bafashe ibintu byo muri Egiputa byose bakoreshaga byende byose bakabizana i Kanani bakaba bari kubikoranya kandi barabyinjira mu nzu y'Imana. Nategeza ko umwami w'i Kanani nawe afite uko ari buze kubigenza. Rega Nepo dufite Yesu ni boss. Yesu ni umuntu ukomeye cyane. Abantu bibeshya kuri iyi Imana bajye begera Imana. Iyo wegereye Imana ubasha kumenya imikorere y'Imana uko ikora. Ntabwo ushobora kumenya imikorere y'Imana utayegereye. Ntabwo ushobora kumenya Mama Debora utamugizeho ubushuti. Ntushobora kumenya Nepo utamugizeho ubushuti. Igihe cyose naho ugeze mu kindi gihugu, iyo ugeze no mu kindi gihugu byanze bikunze umenya icyo gihugu niba habamo imbeho, niba hatabamo imbeho, niba habamo izuba. Buri gihe cyose igihe cyaho aho ugeze ugomba kumenya ikihaba n'ikiharanga. Rero mu bwami bw'Imana nubwo ushobora kwinjizamo izo mana zabo ariko hari Imana ishoboye byose Nepo. Hari Imana ishoboye byose. Itegeranya ngo kiye kintera ubwoba gukora ko ngo birakomeye ngo biragoye ngo kubera ikino. Nzi neza ko nyiri umurimo awubereye maso. Iyo turebye mu murima w'amasaka isaka rifite urubuto usanga kenshi rifite intege nkeya usanga y'umuyaga uhushyuye urijyana hirya ukarigarura hino ukarijyana inyuma ukarijyana imbere urijyana aho ushaka umuyaga. Ariko iyo turebye ikintu bita igikungu cyangwa se ikintu bita inopfa ku bantu bagira barabizi icyo kintu usanga cyo kiba gikomeye gifite imbaraga nta kinyeganyeza. Ashatse kuvuga iki ko aba bantu bagaragara nk'abafite imbaraga kurusha isaka rizima kandi bafite n'ijambo. Ndeka mvuge ngo baravuga rikijyana banahanura niba hano yobona ko rubahanuze cyane banasora rwose bakubita n'ikabye ko n'ukwana ko ari ibintu byabo cyane rwose uri kubyumva. Hari igihe abantu bikasora kuruta bya saka. Aba bantu risakarira abana gute n'iki gikungu ko tubana igikungu cyagize imbaraga kurusha cyagize imbaraga n'ijambo kuruta rya saka. Wararebye ubona ko byanze bikunze hari igihe kigeraho ukajya gutema amasaka wasanga hari ukuntu amasaka yapfaga akazaho ikintu cyitwa ubuki ukuntu ubuki ujene ariko wajya kuyatema ntago yavanga nandi. Byanze bikunze igihe kigeze cyo kwa amasaka yera n'urukungu byanze bikunze biracaguka. Iyo igihe kigeze cy'amasaka amasaka ajya ukwayo n'urukungu rukajya ukwayo. Rero hari igihe kirageze cyangwa se kiranahari cyatwana kigezemo cyuko urukungu rukwiye kuva mu masaka. Icyo rero nta kintu giteye ubwoba ku muntu wiringiye Imana, ku muntu uri maso. Yego. Tumaze iminsi Mama Debora ntabwo turi kuvuga abantu ariko reka nkavuge kano kantu ko turi muri za muguro zacu tubona umwe mu bitwaga abakozi b'Imana babahanuzi bazwi ariko kandi baba mama ntabwo izina mbe ngihore nta kibazo umwuka nayo Imana arivuga. Tuza kumubona mu rusengero avuga agaragaza imvugo zitagaragaza abakozi b'Imana afata ku mwaku kubita ku kibuno imbere y'abantu ayoboye. Mu minsi mike dutungwa n'uburyo tubonye ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe kizamutse kirusi icy'abisi kimwe kimutegeka kujya gutwara abagabo b'abandi udategereje undi. Ndabwo byari byise ko yashyushye cyane kandi uri umukristo uburyo wakitwaye. Cya kintu Mama Debora ukikibona ukicyumva nk'umukozi w'Imana muhuriye mu murimo umwe wo kwamamaza Yesu, muhuriye mu bagwana ari umwuga ntago mbizi ariko uri kubyumva muhuriye hamwe mu guhamya umugabo Yesu Kristo Nazareti. Wacyaciye ute n'irihe somo cyagusigiye n'irihe somo uratanga urahakuba ababibonye n'abandi bazagutega amatwi? Nepo uko bwije uko bukenye nabona byinshi kandi mbere ko nza mu murimo nabwo nari mfite byinshi nabonye cyangwa nahuye nabyo. Ariko icyo nabwira niko abakozi b'Imana cyagiye turimo tuvuga Imana na Satani barekereje.
kandi abashaka kugira ngo hagire akantu kagakomye gatoya uzarebe ku bakozi b'Imana iyo habaye akantu gato cyane gahita gasenya ibintu wubatse byose ngombwa ngo nicyo umwanzi abashaka gato cyane iyo urebye usanga hari ibikorwa byinshi byiza umuntu yakoze ariko haba akantu gato cyane bigahita biba intambara zikomeye icyo nabwo rero bagenzi banjye cyane cyane b'abadamu dukora muri social media nuko umwanzi igihe cyose ashaka guca intege umudamu nzago buhamya ibyo byo kuvuga ngo narabibonye mbibona buri munsi ariko icyo navuga cyo ni ku mwanzi abarekereje rero nabwira abantu nkababwira ngo cya gihe ugeze ku rwego ko kuvuga Imana ariko menya ko na Satani ari ku ruhande rwawe kandi mbwira abamama cyane kuko buryo umumama yacitse intege n'umuryango we urasenyuka n'aba ndavuga abamama cyangwa se n'abana be barasenyuka urugo rukaba amatongo icyo navuga cyo niko umwanzi igihe cyose azi imbaraga z'umugore azi ko umugore ari umunyembaraga azi ko umugore ibintu byose yabijyamo bikaba byiza yanabijyamo bikaba bibi niyo mpamvu rero umwanzi aza akarwanya nkibibona rero nzaza gutanga ubuhamya urugo bira bintu wabonye ari byo se wabonye ari byo bikuri umukozi w'Imana habaho gusenga kandi icyo nabwira abantu muri uno murimo ntihatabaho kuba wafata umuntu ngo ubundi tugomba kugira itegeko ry'uko ugomba kugira umubyeyi mu buryo bw'umwuka umuntu ugisha inama igihe cyose nukora ikintu utafite umuntu kugira inama ari ucyambere n'umwuka wera ikindi nuko Imana ishobora kuzana umuntu ku buzima bwawe ukurusha inararibonye muri uno murimo akakugira inama ikindi cya gatatu ku bantu turimo twihuta niko dushaka kwamamara cyane hari umuntu ugiye nkunda guhugura abantu mu gikari uko mbyumva kandi bifitiye umumaro buri muntu wese akora ikintu kimufitiye umumaro arambwira ngo kuba umusitari birahenze bishatse ngo kuba umusitari kuba yaba umusitari ko bihenze nuko ikintu cyose yashiruka ubutaka gikora cyaba ari cyiza cyaba ari ikibi kugira ngo umusitari ariko siko turi twebwe buriya nyamara uvuze make cyangwa se ugenze na gakeya ushobora kugira ku ntego Imana yakwemereye ntabwo ushobora kutagera ku muvuduko wihuse ariko byanze bikunze ukazahagera ikindi rero umwanzi asaba abashaka kugira ngo aguce intege ikikurimo agisibe ikikurimo ikibitsanyo cyawe Imana yaguhaye kizime ryatara ryawe rizime rero icyo nabwira bagenzi banjye niko bakitonda bagatuza bakagenda gakeya bikaba ngombwa naho banaceceka kuko guceceka burya guceceka bimara ibibazo kandi umuntu ashobora guceceka ari uko afite ibyo kuvuga ariko kuko ari ngombwa guceceka rero icyo nabwira bagenzi banjye ko byafashe intera ikomeye cyane turimo turasengwa na bene data gukora ikosa atarabizi birumvikana cyangwa se akarirwamo n'umuntu ahubwo ikibazo wa muntu wageze mu ntambara tumufashe gute niba ngewe mu madebora buriya numpugura ukabona ndahuguritse uzamenye ko nkijijwe ariko dufite ikibazo cyo muri no minsi ya none ntushaka guhugura umuntu ngo ahugurike buriya abantu bazahugurwa ni bakeya ushobora guhugura umuntu ntahugurike bivuga ko nawe ntago ahugurika ko twagiye kuba tubona undi muntu w'umukristo niwe wamushyize hanze katuvuga gutyo biba byakira bite mu madebo ego komana yanjye ibi ni ibintu bisanzwe erega n'umunyamakuru rega tujye tubivuga erega muba mudufite byanze bikunze ushaka kuza ukanzamura rwose ariko warangiza ukanankubita hasi ushakaho amakuru niyo mpamvu ngiye ndimo mbwira abakozi b'Imana mugire ubwenge mubane n'umwuka w'Imana cyane nubwo izo ntambara zitazabura ariko Yesu ajya azirwana birakomeye tugeze mu minsi ya nyuma nepo wahugiye nakwica twari turimo dusangira aho ngewe wanyeka ko nkunze ariko utankunze ushakaho amakuru byinjiye no mu nsengero bibaho insengero ni abantu nta rukundo bafite bari mu byiciro niba ari umufundi aragendana n'umufundara umugenzi wawe nigeze kumva avuga terega no mu nsengero dufite ibyiciro niba ari umufundi aravugana n'umufundi niba ari uwize aravugana n'uwize niba ari ukumera avugana mbese muri muntu wese ni ibyiciro ariko Yesu yavuze ngo twese turi bamwe imbere y'Imana ariko siko twebwe twishyizemo ibyiciro rero mu by'ukuri ni ibintu bikomeye ni ibintu bigoye ni ibintu bikwiye gusenga ariko cyane cyane nk'abakozi b'Imana tugabura ibyera by'Imana hari ibintu dukwiye kubanza kwirinda tugashishoza ugashishoza niba uri umumama ubonye umugabo koko aje kugutereta nepo ngewe nashatse mfite igikomere cya mama nzaza kuvuga ubuhamya buriya umuntu utaremye ni mugari niyo mpamvu mbwira abamama Satani abashaka kugira ngo yangize ubuzima bwawe niyangiza ubuzima bwawe
ya mahirwe Imana yaguhaye ntugireho ugera ku rwego rwiza. Kandi Imana yakuremeye kubaho neza, yakuremeye kwambara neza, kurya neza, kwishima, kubyara abana bakabaho neza, bakiga utigeze wiga, buri kintu cyose Imana yarakiremye. Ariko umwanzi araza akakunyaga, ashobora guca mu mwajeti w'umugabo akaza kugira ngo anyangize ubuzima bwanjye. Byanze bikunze umwanzi araza utumwaho, kuko akazi dukora n'umurimo dukora Theo, byanze bikunze Satani nepo, Satani afite abajeti azakoresha. Yego. Afite abajeti azakoresha, nkizera inshuti tukaganira tukagera kure, yarangiza akanshyira hasi. Ndi umugore shobora kuzagira anjeti ikaza y'umugabo igashaka kunyereka ko inkunze cyane cyane yenda abagore bibana, ugasanga ukagira ngo nurukunda gukunda, ariko ikuzimu babonye ko nta handi bagufatira mu ntege nke zawe kuko ushaka umugabo. Satani akaza akagira gute, akaza akagufata, ko Satani nawaza amayeri. Hagiye ku agenti zarimwe mwayikururiye nanone. Hari igihe iyo agenti y'umugabo ku bagore izemwe mwayikururiye bite n'amagambo muyibwira, bite n'imyambaro muyambarira. Iyo navugaga nti abantu ari igihe ari bo babarembuje bite n'ibyo bavuga n'ibyo bambara, ugasanga nawe wamwikururiye, ugasanga nawe kururiye ibibazo, ugasanga umuntu n'umukristo ariko imyambarire ntago itandukana wundi ujya gutega mu kabari tumenyereye kuri ya mazina indangamirwa, ariko mbivuga gucyo mu cyubahiro cyabo, kandi ugasanga arashumbye. Yego. Kandi ugasanga n'umuririmbyi, kandi ugasanga n'umudiyakoni, uburyo amuterekera amaso, uburyo amureba n'akarimi keza, ugasanga umugabo araje, kandi mukabyita ikigezo. Kandi rero 90% ufite mu ruhare. Icyo nshaka kuvuga ngo navuga ngo buno bwami bw'Imana ntago bigusaba kuko bigusaba gusaba imbaraga. Ni ubwami bw'Imana, kandi navuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi bugishwamo imbaraga. Nuvuga ngo nawe iyo wiyemeje kuza gukorera Imana uri umubyeyi, hari ibintu ugomba kurekura, hari n'ubundi budahangarwa ugomba gusaba Imana nepo. Uko ubu bwami bw'Imana buri iyo uvuga uri umudamu, hari abicaye hariya bagufitiye ndirari, sibyo? Nawe ntago wamenye imyuka iriho nepo, harimo imyuka mibi cyane, hari imyuka myinshi. Rero bigusaba ubudahangarwa. Yesu ngo yirizwaga mu gitondo, agahera mu gitondo ngo asengera abarwayi, akakuramo abantu abadayimoni, agakora imirimo myinshi, ariko ngo byagera nimugoroba ngo akajya gusenga. Umva nepo, akajya gusenga akavuga ngo hari imbaraga yamvuyemo, akajya kwegera Imana. Rero dore ikintu abakozi b'Imana gituma dutenebuka, hari igihe tujya mu kigare tukagira inshuti mbi. Byanze bikunze iyo ugize inshuti mbi, ugashaka kugira ngo inshuti mbi gushyiremo iterambere, cyangwa se nawe bwawe umutima ukagirira ukavuga atari ko ndamutse nkoze gutya nagera kuri kiriya runaka we ntiyakigezeho. Rero icyo gihe Satani arakwataka, imbaraga zigashira. Iyo zishize umuntu araguhangara. Kandi twibuke ko abamama ni ukuri Satani hari ahantu aca kugira ngo aguhangare, akwangiriza ubuzima. Nari mvuze mvuga ubuhamya bwa mama batagira ngo aho kantu kamwe tugasubiraho gatoya tukomeza. Wari uvuze mu kigewe simvuze ko nshima Imana ko hari ibikomeye nabanje gucamo kugira ngo Imana impamagare muri no murimo. Mama yagize urushako rwa kabiri, ariko suko yari yatandukanye na papa yari amaze kwitahira, amaze kuva muri no mubiri. Hanyuma mama apfa, papa apfa, mama akiri muto cyane. Ninge wari ifura mfite imyaka 7. Hanyuma mama aza gukundana n'undi mugabo, bakundanye. Niyo mpamvu mbabwira ngo igitsina gabo cyangwa ase umugore atanke ku mugabo, banza ushishoze, banza urebe, kuko hari haba haje anjeti kwanduriza ubuzima. Cyane cyane twebwe bakozi b'Imana, Imana iba yaduhaye ikibitsanyo kugira ngo kigutunge. Birashoboka kugira ngo iyo wakoreye Imana hari ahantu igukura. Ntabwo ireba amashuri, ntireba imiryango, igira neza Imana. Warize utarize, Imana ntabwo izabura umuhanda icamije kugutabara. Ndagira nkubwire ngo wikunde kandi wiyubahe, wiha agaciro. Imana nayo izaguha agaciro. Ni wowe ubanza gufata umwanzuro, Imana ikaza ikagushyigikira. Nshuti yanjye, Imana ishyigikira ibitekerezo by'umuntu. Iyo ufite ibitekerezo byagutse, Imana iragushyigikira. Iyo wiyemeye, Imana iravuga ati okay, reka ngendane nawe. Hanyuma mama barakundana rwose, amwizeza ibitangaza yuko azaturera igihe kiba ngombwa yuko amarana igihe gitoya. Hanyuma umugabo baramufunga. Bamufunze nepo, mama yamugemuriye imyaka 9 ishira imyaka 10. Mama atuye hari ahantu ku Gikongoro, ibyo mvuga abantu barabizi. Icyo ni igikomere nakuranye kunyemeza biragoye. Abamama ntibakorohe, ko nakuranye igikomere gikomeye cyane, ariko washimwe Yesu icyo gikomere wakinyomoye nkashaka. Amen. Hanyuma mama aramugemurira, mama atanga imbaraga ze zose. Iyo mama ushaka kugira ngo mbwire umumama hari yubahe Satani yo kukwangiza, kuko imbere ni heza.
hanyuma aramugemurira Nepo yari afite n'undi mugabo ngira ngo afite nk'abagore babiri ariko barapfuye. Nepo aramugemurira, mama atanga imbaraga ze zose, mama acishuro ahingira imirima y'abantu, mama agera ku rwego arera abana be natwe turera twe ntitwiga kuba ubushobozi. Iramwije avuga ati ninza abana be baziga, katwandikira amabaruwa y'imitoma wera afungiye muri gereza y'i Nyanza. Hanyuma mama atanga imbaraga ze zose ku buryo mama yageze ku rwego atira umwenda kubera imbaraga ubushobozi yasabwaga bwarutaga imbaraga ze. Buri wa kabiri Nepo nka saa 9 akaba arazamutse avuye ku Gikongoro akarenga nka 23 hafane, avuye ku Gikongoro n'amaguru aceza hari Karama, Kinyamakara, Rukondo, Kinyamakara, Mubuga, makomine menshi agenda n'amaguru. Uri muranyumva Nepo? Hanyuma mama atanga imbaraga ze zose, akunda umugabo we, atanga imbaraga ze zose Nepo, twese araturera n'abana be bose arabarira, akora iyo bwabaga ibigenewe umuntu kubigemura arabishaka. Ariko aje bamarana imyaka nk'ibiri cyangwa 3 amwitura kumukubita no kumubabaza cyane. Icyo ashaka kuvuga ngo umuntu ni mugari. Nepo aramubabaza ku buryo bwose baza gutandukana. Batandukanye abantu bagira impuhwe mama baramufata baramufasha. Umugabo ntiyibuka ko yigeze kumugira umumaro. Niyo mpamvu uvuga ngo abisi baribagirwa. Igihe cyose umuntu nanashaka ajya ateganya ko ibintu byose bigomba guhinduka, wikunde wiyemere ushakishe, kandi gushaka n'ugushobora. Nepo nkuna ni igikomere gikomeye cyane. Iyo mbona umumama yoroha ku mugabo arantungura cyane. Urumva mama mu by'ukuri yaradufite. Yenda umukobwa we birashoka ko washukwa, ariko cyane cyane abamama mwabyaye mushaka gushaka umugabo wawe akakunanira, birashoka ko umuntu yakunanira, ariko kura tension. Nepo mama umugabo ahemukira mama cyane ku buryo bwose n'abantu batunguwe. Ntiyatinya guhita afata undi ngo ajye kumushaka w'umukobwa, rwose yajya kumusaba aramukuba barasezerana neza cyane, yibagirwa ineza mama yamugiriye. Rero nkura mfite igikomere. Iyo rero mu by'ukuri mbona uri umudamu woroha, abamama ntimukorohe, banzu bazi cyane cyane ko ufite n'abana bawe. Yego ni byiza uracyari mutoya, yego ni byiza wambwira ngo uwo mubiri, ariko Kristo umunyembaraga uwo twamenye uwo twiringiye aragufata akagukomeza. Ntigira umuntu kwangiza. Bamama mwokoroha cyane cyane abamama bavuga butumwa. Hari igihe dukorera mu buhanuzi, reba n'umuhanuzi uguhanurira. Nepo uzi ko nasobanukiwe ngasanga umuntu ashaka kuguhanura kubera ari nkuko yakubonye. Ashobora kubona mama Debora yoroshye akavuga ati ukeneye umugabo, sibyo se? Kubera amarangamutima ye. Banzu urebe, hari abantu byashobokeye koko, ariko tuba tubona ko Satani ashaka kwangiza akatwicira abana. Muri nta kindi Satani ashaka. Ashaka ko abana bacu bangirika, ashaka ko abana bacu batishima, ashaka ko abana bacu batiga. Dushaka kuba inshuro nyinshi dukorera Imana tutarize. Dukorera Imana dufite za karande twavuyemo. Yesu aca umugozi, dufite amateka atandukanye, ariko Satani abashaka kugira ngo babana twabyaye nabo bazagira amateka nk'ayo twagize. Yego. Rero icyo nshaka kuvuga nako kagiro nari ntanze, nkura rero icyo gikomere ngifite. Nkura numva nta muntu wanyemeza, nkura numva nta muntu wanezeza. Kubera iki? Numva ko umuntu ari mugari, arimo ibyiciro byinshi, afite umutima we ni mugari, ko Imana yaduhisha umutima w'umuntu. Rero umuntu ni mugari. Cyo nabwira abamama niko turimo tubibona, turabona abamama babyaye bagatandukana n'abagabo babo, birumvikana. Ibyo nta watera amabuye umuntu, ariko kuri finali nyuma umuntu akaza agashaka kwangiriza ubuzima. Cyane cyane umukozi w'Imana bika ikibitsanyo cyawe kizagutunga. N'Imana itari amashuri izakugezaho utari ukwiye kugera, izakugezaho imiryango itakugejeje. Rero umwanje taraza akashaka kukugira ngo akwangize. Niyo mpamvu rero mvuga ngo umumama igihe cyose niba uri mu bwami bw'Imana gira imbaraga ukomere, wikonegite n'abakurusha imbaraga n'abakurusha aho bageze. Hari waba yagize ikibazo nk'icyo wageze ariko agatsinda, genda umubaze se ngo watsinze ute, nibaganire. Watsinze ute? Rega twese Nepo ibintu byari kudutsinda. Hari ibigeragezo twahuyemo n'ibiki byose, ariko twikonegita n'abatsinze, twabaza uko batsinze, uko babigenje. Kandi umuntu avuga ngo ntabwo wakitekereza byonyine ngo uzabashe kwibonera igisubizo, ahubwo iyo utekereje wowe ukanaha n'undi akagutekereza, igisubizo kibasha kuboneka. Rero aha niho rwa rubwa rurimo ruturuka. Ibi ni ukwangiza abana bacu. Ikindi kintu cy'abarokore tubahugure rwose nk'ababyeyi. Niba uri umumama warabyaye, hari ibikubwira ngo warabyaye icara.
hari imvugo udakwiye kuvuga, hari imvugo, hari ingendo udakwiye kugenda, hari imyambaro udakwiye kwambara mu by'ukuri. Iyo uri umukristo ikindi cyongeyeho ubukristo nibugaragare muri wowe, ntabwo uri uw'isi. Ntabwo uri uw'isi, ntukwiye kuvuga nk'uw'isi, ntukwiye kugenda nk'uw'isi, ukwiye gutuza. Burya iyo umuntu afite amagi ayagendana Nepo, ntabwo umuntu yirukanka, ariko iyo umuntu afite amaronji arirukanka, si byose uko uvuga ngo amagi nirukanka arameneka. Rero utwaye amabanga y'Imana, nta mpamvu yuko dayimoni igomba kukuvogera. Rero ibindi bintu rwose by'ingeso dukora two gukorera ibintu ku karubanda, tuba twica ubutumwa bwiza. Ikindi mbwira abavuga butumwa, ushobora gukora ikintu ubu ndimo ndubaka ariko nakura akantu gahita kansenya. Rero mwikisenya, nimubaze Imana Data wa twese azaba mu ruhande rwanyu. Yego. Mama Deborah, birasobanutse cyane, abantu nibaganire kandi batangana ubuhamya, aganire kandi agire buri wese agire umubyeyi mu buryo bw'umwuka, amanza mugisha inama, abantu bareke kwiyobora. Ariko cyane icyo kintu nakize mu bakozi b'Imana cyane b'abahanuzi, ugasanga hari urwego bagira kumva ko bihagije ari byose, batagisha inama, bumva ko bigira inama, akaruha bino bigenda bibyara ibintu byose. Mama Deborah, ibintu byo gutera ivi ubivuga iki? Njyewe nk'umukristo Nepo, yego nta niryo nigeze nanatererwa, usibye ko ngiye niyo nza kwa yenda ndi muri kino gihe ngiye ntawe ari kuri interera rwose. Ibintu by'abarokore kabisa, niba uri uri umukobwa ashobora kuba ari urubyiruko, ntabwo ngiye kuyakana kuko abana ndacyafite abana batoya. Ejo nshobora kuvuga ngo simbyemera, ugasanga n'abandi ngiye barabikoze ati kuki wawe bikoze, ariko ngiye ku giti cyanjye. Ariko ni igikorwa narabyaye, natanga uburere nk'uko mbukuye nk'umukristo, ibindi bikaza nyuma, inshingano zanjye nazirangije. Ariko mu by'ukuri iyo wabaye umumama hari urwego uba warenze, hari n'imikino utaba dukwiye gukina Nepo. Reka tubwire n'abantu, iyo hari urwego ugeramo, hari imikino udakwiye kugeramo. Ikindi kubw'akazi jyewe nkora nka Mama Deborah, hari ibintu ntakwiye gukora. Hari ibintu nkwiye guhomba Nepo. Uzi ko nshaka kwicwa n'inzara ndahana, ariko nkavuga ngo kubw'ubutumwa bwanjye, kubwo kuzwi ahangaha sindi buharire. Yego. Uzi ko hari ijambo ntashobora kuvuga kubw'ubutumwa bwiza. Rero ibyo amavi rwose nk'umukristo, cyane cyane umaze gukura ufite abana, ndabibona mbona abamama batererwa amavi kandi mufite abana, ngiye ntabwo birambyemera. Ushobora kuza kunya ku rukundo nkaruguha, ariko hari n'ibintu tudakwiye. Ntabwo dukwiye koroha, ntabwo dukwiye korohera isi, kuko turi abasirikare ba Yesu. N'umusirikare w'igihugu agira itegeko agenderaho, agira uko yiyubaha, agira uko avuga, agira uko akora. Natwe turi abasirikare ba Yesu, hari ibyo dukwiye kureka, hari uko dukwiye kuvuga, hari uko dukwiye kugenda. Ukubaha n'igihugu cyaguhaye izo nshingano. Hari n'ubudahangarwa dufite. Umupolisi mu muhanda akwereka ikarita, akakwereka ko afite uburenganzira bwo kuguhagarika kandi ugahagarara utaburanye. Rero no mu bwami bw'Imana hari ibintu dukwiye gukora tukanabireka, hari ibintu dukwiye gukora, hari n'ibintu udakwiye gukora. Ibyakisha ubutumwa bwiza, ibyatuma igisebo kiba ku buzima bwanjye byarorera. Reka tugushimire cyane. Mu kanya hari ikintu wavuze Mama Deborah, mbere ko tuzagwana n'umwanya ukatugeza n'ubutumwa, hari ikintu wavuze ngo mu nsengero z'iyi minsi ni mu byiciro, umufundi ku mufundi, uwize ku wize. Ese ibyo bintu umuntu abikwiriye mu nzu y'Imana y'ibyiciro no hanze, kandi bari kubirwanya? Umuntu ibyo bintu bikwiriye mu nzu z'Imana? Ntabwo bikwiye, niyo tuvuga ngo ni mu minsi ya nyuma. Urasaba ugasanga umuntu afitanye ubucuti n'undi, ariko uyu nta bucuti dufitanye, uyu ndamwemera, uyu simwemera, uyu ngo arafite cyangwa ntabwo afite, ariko ntabwo bikwiye. Twese turi mu nzu ya Data, nitugera mu gihugu cyo mu ijuru twese tuzicara hamwe, abazagira amahirwe yo kuhagera. Ariko turayafite, dufite ibyiringiro, yavuganye natwe, turacyakomeje urugendo. Rero mu by'ukuri abantu bakizwe neza Nepo. Niba ufite icyo undusha, nta kibazo kuba ukindusha uyu munsi, ariko ejo nanjye nshobora kukikurusha, cyangwa se tukananganya, birashoboka. Cyangwa n'Imana nta nubwo yabiduhera rimwe ngo bishoboke, nta nubwo Imana izatunganya ngo bishoboke. Rero abantu bagira urukundo, iyo tubivugiyeho tuba tureba ukuntu bene Data bagambanirana. Nepo, nkwiye kugira intege nke, ariko si nkwiye kwambika ubusa kubw'intege zawe nkeya. Ukwiye kuza ukanyegera ukambwira, nkaguhugura, wabyemera utabyemera ukabyihorera. Ariko abarokore icyo nshaka kugira ngo mbabwire, mureke imico y'abanyamahanga. Niba warahamagawe na Data, korera Data azaguhemba, kandi ukore mu budahangarwa Imana iguhaye. Yesu avuze ngo mbahaye ubutwari, haleluya, bwo gutegeka inzoka na sikoropi. Nukuvuga ngo aguhaye ubutwari bwo gusengera abarwayi bagakira, aguhaye ubutwari bwo gukora ibyo abandi batakora, aguhaye ubushobozi bumurimo, imbaraga zimurimo, ibitangaza akora irabiguha. Dayimoni igomba kugutonda ukorera boss ushoboye byose. Rero mu gihe uzaba woroshye, mu gihe uzaba urerembura wa mugani nko kwabimbwiye, mu gihe uzaba ucyoroshye mu byorohya, mu gihe uzaba ukibara nawe muri ku rwego rumwe, ni byiza kwa mu rwego rumwe mu buryo bw'umwuka, ariko ntabwo ari byiza kumva ngo wahanuriwe, kuko ubuhanuzi mo urasenya Nepo.
ubuhanuzi urinjira mu rusengero ngo Imana iguhaye umugabo wa kabiri, ngo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Umugabo ufite se wawe, umugabo ufite suwa. Erega buriya nubwo twidefanda nepo, buriya nubwo twidefanda, buri itegeko kugira ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje. Mu gihe Yesu atari yaza, ibyo ni bibere no mu gikari nepo. Erega ni binabere no mu gikari. Amabwa abantu barimo bakura nanabere no mu gikari. Ariko two kwereka isi yose dufite n'abana twabyaye, kandi ubu hari imvugo nakwiye kuvuga kubera abana banjye, kugira ngo ndinde ubuhamya bwabo bwiza. Yewe nazo bwavuga ati mama mu gihe yaranariho yavuze Imana neza, yatanze impuguro neza. Mama ntabwo yigeze akora. Nese niba nkoze ibintu umwana wanjye akabikora bizagenda bite? Niba ngiye nkoze amafuti umwana wanjye azakorangana gute? Nzamuhugura gute? Ni ikibazo. Ese uyu munsi insengero nyinshi zirafunze, Madebora zirafunze, ariko abantu ugana n'abantu batandukanye bati twarabihanuye, abandi bakavuga ati ntabwo ari leta yafunze insengero, ahubwo n'Imana yazifunze bitewe n'amabi yakorerwagamo. Ibintu iyo ubirebye uri umukozi w'Imana, ujya uvugana n'Imana, ufite ubwo bubasha, n'ibyo nabyita ububasha simbizi bwo kuvugana n'Imana ikajyana n'amakuru guha. Iyo urebye ibi bintu byo gufunga isengero wowe ubibona gute? Ese ubona byari bikwiriye? Ese ubona cyari cyo gihe? Ubibona gute? Nepo, Imana ifite abapolisi bayo yakoresha leta bigakoreka, sibyo? Nepo, nshingiye mu mboni y'ijisho ryanjye, nk'umuntu Satani yagabye ibitero mu itorero ry'Imana. Kugaba ibitero ni ukuvuga ngo ni ugukora ibidakoreka mu nzu y'Imana. Ariko kandi tugaruke nk'abayobozi b'igihugu, nk'umuyobozi w'igihugu nawe Nepo, Imana igoye kuyobora abaturage, ikagwa mu nshingano zawe. Reka tuvuge no mu rugo rwawe iruguhaye ugira uko uruyobora, sibyo Nepo? Niba rero leta ibona ikabona koko mu by'ukuri amarira ari mu nsengero, mu by'ukuri Nepo nawe ushishoza urebe niba koko umugabo ashobora guta abana 6, 7, 8, 9, 10 kandi ni umurokore koko, sibyo Nepo? Wowe ari nkawe mu nshingano ufite nk'umuyobozi uyoboye igihugu, we wakora iki? Imana yagukoresha ukazifunga. Nawe no mu rugo rwawe, nawe urwawe, reka tureke igihugu, n'urugo rwanjye nanjye ndarufite. Ndamutse mbonye hari ibintu bitagenda neza, hari umwanzuro nafata kugira ngo bigende neza. Rero Imana yakoresha leta ikazifunga. Kuko niba umuntu ashobora guhagarara ku ruhimbi Nepo agasiga gusenyeye urugo, sibyo Nepo? Akakwangisha abana wabyaye, akakwangisha umugabo washatse, akakwangisha naye mugabo umugore washatse, mu by'ukuri kandi bavuga mu izina rya Yesu. Hari umunyamakuru ngira ngo ni Scove wavuze ati ariko iyo umuganga agiye kujya, yavuze ijambo ryiza nakunze cyane, aravuga ati iyo umuganga agiye kubona n'umurwayi ko yinjira mu cyumba agafunga, niba mu by'ukuri ushobora kuba gusenga umuntu ukabona wambaye ubusa imbere y'isi yose, ukabona ko kandi urimo urabivuga mu izina ry'Imana, ugasohoka ukavuga ati ni Imana yo mu ijuru ibivuga, si Imana niki? Rero mu by'ukuri kuba insengero zarafunzwe cyo ntago nagitinda ngo gikomanteho, urusengero ruba mu mutima. Umuntu wese, hari n'abavuze ngo tugiye ngo kongera ngo tugwe, ngo tugiye kongera ngo tukore iki byose, ni umuntu wihima, ntabwo wahima, ntabwo ari igihugu hima, kuko ushobora kwiyangiza uri umwe ariko igihugu kikagira 5. Tujye twerura abantu rega Nepo, tubwire abantu bakure, bave mu bwana bakure, bave mu miteto. Tugeze mu isi yashira umuteto, yashira umuteto, ugomba gushira umuteto, ukamenya ko igihe cyose uko kije ugomba kucyitwaramo nk'umukristo neza. Ariko mu by'ukuri habamo ibintu bibi. Iki kintu cyitwa ubuhanuzi, twese turahanura, ariko duhanurana ubwenge, kandi duhanurana ubugwaneza, duhanurane kudasenyana, duhanurane ikintu cy'ukuri. Kandi abantu nabo tubwira twigisha, njya mvuga ngo nibisomera ijambo ry'Imana. Iyo wisomeye nta muntu wakuyobya Nepo, ariko abangaba bayobya niko baba batarasomye, bakizera mu Mana ya Mama Debora. Ariko se Mama Debora uzakora ati? Uzakorana n'uwuhe mwuka? Niba udafite umwuka wo kungenzura w'ubugenzuzi, uzamenya gute? Ni kuvuga ngo uzamenyera ku mbuto zanjye? No, ugomba kungenzura ukamenya uwo ndi we, ukabaza Imana rwose, kuko Imana iyo yegereye nayo irakwegera. Ko Yesu yavuze ngo ntacyo nzajya gukora ntamenyesheje intore zintakira ku manywa na nijoro. Rero gukomanta ku nsengero kuzo bafunze ntago gihe icyo nagikomantaho, n'Imana ishobora gukoresha leta kugira ngo icogoze. Nawe yibonye mwene se ukabona bamwambitse ubusa, ukabona umuntu avuze ikintu kitari gikwiye kuvugwa, ukumva ngo runaka yakoze iki, ukumva umugore arimo ararira, abana barimo bararira Nepo, witwa ngo uri umukozi w'Imana, ikintu kirakomeye. Yego. Yego, kandi ibyo dukurikiye ibyo tubwiye dusanze ko byari ngombwa kandi byakorewe igihe. Ntanjye aho turi kumwe.
reka no mama Deborah tugana dusatira ku musozo ariko ntago najya utavuze ijambo ry'Imana n'ubutumwa Imana yaguhaye reka ngo uwo mwanya noneho umansiza n'uwo mwanya ni karibu. Imana iguha umugisha abo dukurikiranye inshuti zacu bavandimwe abakunda ijambo ry'Imana ruta ibindi byose ni naryo jambo riyoboye kandi ni naryo muyoboro mwiza. Turasoma ijambo ry'Imana ri mu Bigani ibice 3 n'umurongo wa mbere turaza kugeza ku wa 5. Haravuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiye kumera. Mwana wanjye ntukibagirwe inyigisho yanjye ahubwo umutima wanjye ukomeza amategeko yanjye. Ni ukuvuga ngo uyu migani yanditswe n'umugabo witwa Salomo umuhungu wa Dawidi. Dawidi akimara gutanga akimara gupfa cyangwa se akimara kuva mu mubiri yasimbuwe n'umuhungu we Salomo. Imana yarahaye isezerano Dawidi iramubwira ngo nukuri Dawidi nukomeza kunyubaha ukanyumvira ntabwo ubwami bwawe buzava mu rugo rwawe ndetse ubwami nuva ku ngoma nzayiha n'umwana wawe. Imurindi imuha isezerano rikomeye nubwo Dawidi yari umunyabyaha nubwo ari umunyantege nke ariko yihutiraga guhita anezeza umutima w'Imana. Rero niho yavuze ngo mwana wanjye ntukibagirwe inyigisho yanjye ahubwo umutima wawe ukomeze ibyigisho. Ndagira nkubwire wowe unteze amatwi amategeko y'Imana nabe mu mutima wawe. Igitumye dukora amakosa menshi gitumye intambara ziriho nuko utamenya amategeko y'Imana. Ndakwinginze menya amategeko y'Imana. Yararimo avuga ngo imibanire y'Imana n'abantu ukwiye kubana n'Imana ku rwego Imana ikubwira amategeko yayo. Iyo wabanye n'Imana neza ikubitse amabanga. Iyo wabanye n'Imana neza ikurwanira intambara izuzi n'izo utazi. Yewe njya mvuga ngo intambara nge ntazagira mu ruhare Yesu azazirwana. Haleluya. Ujye uryamusinzire intambara zizajya ziza utazigize mu ruhare Yesu azazirwana. Icyo nshaka kuvuga rero bana n'Imana murokore bana n'Imana papa bana n'Imana mama bana n'Imana. Kubana n'Imana biguha ubwenge. Kubana n'Imana bigutambutsa abandi bananiwe. Kubana n'Imana Imana ihimbaza biguha ikindi kirere ugomba kuba. Imana ishimwe. Agaze baravuga umurongo wa karavuga ngo ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye. Imana yavuze ngo umutima wawe nukomeza amategeko yanjye. Yaraguhuguye nanjye ndaguhugura wowe uri mu nyumva amategeko y'Imana nabe mu mutima wawe. Uzavuga uko abandi batavuze abandi baziruka nkugende gahoro ntago bivuze kutazagira aho ukwiye kugera. Hari abantu bibeshya cyane akavuga ngo nkoze iki ngiki nkoze gutya mvuze gutya nabuwondi we nakomera na umustar. Umutima wawe ntugushuke komeza amategeko y'Imana mu mutima wawe. Ageze ku murongo wa karavuga ngo kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Gukomeza amategeko y'Imana kubana n'Imana bizungura. Haleluya. Bizungura imyaka uzabaho neza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Mu gihe cy'umwijima Imana izakubera umucyo. Mu gihe cy'intambara Imana izakurwanirira izatanga ingabo nyinshi rwose zipfe ku bwawe. Yabwiye umugabo witwa Kuro avuga ati Kuro ubanye nanjye neza nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ahataringaniye nzaharinganiza. Imana ishimwe. Ibitari bihari nzabiguha. Nzafata imisozi nyimure ku bwawe Kuro. Nzakujya imbere nzabana nawe nzagushyigikira. Ijambo uzavuga mu kanwa kawe nzarishyigikira. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana umurwayi azukamusengera agacira. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana Imana ikubwira ikirere ugezemo. Niyo mpamvu iyo ubanye neza n'Imana Imana iguhishurira amabanga abandi batabasha guhishurirwa. Iyo ubanye n'Imana neza hari ikindi kirere Imana iguhamo ukakibamo neza. Njya mbwira umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana ubana n'Imana neza arira mu gikari akambarira mu gikari akubahirwa mu gikari. Icubahiro cy'Imana kikamugenda imbere. Umuntu wese yamubona akamwifuza kumumenya akavuga ngo ndashaka gukorera urugendo shuri ku buzima bwawe. Ndashaka kumenya ese uri hute ubahute umerute ubwiza bw'Imana bukakubaho kuko wabanye n'Imana. Shuti zanjye muri no misano turimo dukorera Imana nimureke tubane n'Imana. Muvuga butumwa w'umumama muvuga butumwa w'umugabo umukobwa w'umusore bana neza n'Imana. Wikihutisha igihe kirahari ku buzima bwawe. Wikihutisha ibiriho wikirukanka kuko namaze kubona abantu birukanka hari igihe bananirwa utaragera iyujya ariko nugenda gahoro. Haleluya. Umuhanga wo kwirukanka buriya ahagurukana imbaraga nkeya ahubwo mu minota yo kurangiza akavuduka. Imana ishimwe. Umunsi umwe
rimwe Imana yagutiza umurindi ukavuduka. Warize utarize, njya nkunda kubivuga, ntabwo Imana izabura inzira icamije kugutabara. Izagutabara, izakugirira neza, izakurengera, izaguhanagura amarira niwitondera amategeko y'Imana akaba mu mutima wawe, ukiyubaha, ukayubahisha, ukayivuga neza, ukayikorera neza ku manywa na nijoro, ntagire ikintu kigutesha umwanya. Imana izakwambutsa aho utari kwiyambutsa, izakugeza aho utari kwigeza. Ntuvuge ngo kuki mvuka mu muryango ngo udakomera, ngo iwacu ntabwo dukomera, ngo iwacu ngo ntabwo twagera hariya, ngo nubwo nge ntizi Igifaransa. Reka nkubwize ukuri mwene data ni munyumva, nabonye kubaha Imana ushobora gutambuka bizi Igifaransa n'Icyongereza barimo bisobanura, ariko kuko we wubashye Imana, icyubahiro cy'Imana, feva y'Imana ikuri ugatambuka utisobanuye, icyubahiro cy'Imana kuko cyakugiye imbere. Imana ihimbazwe cyane. Ndavuga Imana nabonye, si Imana nabariwe, ahubwo ni Imana ikora imirimo, ni Imana ishoboye byose, ni Imana yawe niryohera abantu, ni impumuro nziza. Ageze ku murongo aba ngo ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero. Dore umuntu wubaha Imana, uzagira amahoro. Uzagira amahoro abandi bari mu midugararo, uzagira amahoro abandi bari mu nduru, uzaryama usinzire kubera ko Kristo amategeko yayitondeye mu mutima wawe. Imbabazi n'umurava byo kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Haleluya. Amen. Umurava, icyubahiro bizakubaho iminsi yose. Bizakubaho mapa, bizakubaho mama, bizakubaho wa mukobwa, wa musore we. Umurava, ubwiza. Haleluya. Uzajya ugenda umurika. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ndafashijwe. Haleluya. Imana igira neza, Imana irakora, Imana nihemuka, Imana nihinduka, ntibura kubigenza. Imbabazi n'umurava bye kuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Amategeko yawe yandike ku nkingi z'umutima wawe, uvuge ngo nkunze Imana. Nubwo wampa miliyoni sinareka Imana, nubwo aya magambo yatuma mbona views nkarya ku kwezi sina no hari ibyo mpakanye, nubwo byagenda gute umurava w'Imana uzambaho. Hari amategeko nambaye mu ijosi, kandi amategeko y'Imana ari mu mutima wanjye. Haleluya. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Ndakwifuriza kugira ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Reka nkubwize ukuri, Imana ishoboye byose, Imana irakora. Ni wizera Imana ukabana nayo, ukagira imibanire nayo neza n'Imana, Imana izakugirira neza, izaguha ubwenge, izaguha agaciro. Ha defo enema, nirangiza iguhe demasiki devonema, mu bantu iguha agaciro. Reka nkubwire ngo amaboko y'Imana n'abantu Imana ikoresha. Imana izakoresha abantu urye, Imana izakoresha abantu wambare, Imana izabakoresha bizazana ku buzima bwawe, bagashyigikira umuhamagaro wawe. Guma mu muhamagaro wawe neza, vuga Imana neza. Imana ihimbazwe. Ngiye gusenga Imana, mwene data agirana imibanire neza n'Imana. Imana izagushyigikira, izagendana nawe, izakora nawe iby'ubutwari. Ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izaguhana, iraguhetse ku mugongo wawe. Icyubahiro cy'Imana kiye ku buzima bwawe, murava w'Imana we ku buzima bwawe. Haleluya. Ha defo enema, ubwenge bw'Imana nibugwire ku buzima bwawe, abantu babone ko ufite ubwenge bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo enekuta devo, ubumenyi buva mu ishuri, hari ku bwenge bw'Imana butangwa n'Imana ishoboye byose. Tugiye gusenga Imana, ngiye kugusabira ubwenge uyu mugoroba, nanjye kandi nisabira. Iyi si ikomeye, iyi si y'akaga, iyi si y'intambara, iyi si y'imidugararo, iyi misi icanze abantu, ariko Imana ikumpera ubwenge kandi umurava w'Imana ube ku buzima bwawe. Uri nyakubahwa Imana umutware, uri hejuru ya byose, ntujye uhemuka, ntujye uhindurwa n'ibihe nshuti yabera. Cyubahiro cyawe n'ikibi cyawe, mu mbaraga z'umwuka wera. Twumvise ijambo ryawe Uwiteka, ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe ritanga ubuzima. Mu izina rya Yesu ndasengera mwene data, cyubahiro cyari kiramuvuyeho cyongere kimugarukeho, wongere umuha ubwenge ahatambuka, ibyo avuga, ibyo akora. Mu izina rya Yesu udushoboze mwami. Nimasha evo netayiginivo. Haleluya. Ubwenge bw'Imana we ku buzima bwacu, kandi ineza y'Imana igaragare. Reka tubaho
kubahwa imbere yawe n'imbere y'abantu mu mbaraga z'umwuka wera icyuya cyawe kitugote urakoze mukunzi wanjye sengera abari bacitse intege ubasubiza intege mu bugingo abarwayi ubakire bashomera ubaha akazi tanga imibereho bafite ubwoba bw'ibihe abo bakiza ubwoba ijambo riravuga ngo uri mu ruhande rwacu nta mubisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti mwa kora imirimo n'ibitangaza woza amarira kubarira babuze ibitotsi bahe gusinzira urakoze urakarama Mesiya mavi yose agupfukamire nimizature kuruwera gize neza ndagushimiye gize neza ndakubashye yuko ukoze imirimo n'ibitangaza hari imisatsi yari yarapfutse wongeye kumeza agasatsi wongeye gutanga imbaraga hari abantu wongeye kwambutsa zina ry'Uwiteka ntihabwe icyubahiro hari abantu bohoye hari abantu wongeye gukora ku maso nimasha edevo hari imbaraga utanze mu bana bawe Mana himbazwe hari abari bari ku rugamba bari bacogoye ndetse hari n'abari barashwe ndagushimye kubavuye bakongera bakagaruka mu murimo hari abari baheze mu ishyamba ndagushimye kubakuye mu ishyamba hari abari bafite inzira mwami yabanye ndende babuze igisubizo ndagushimye ku igisubizo kibonetse mwami urakoze Uwiteka Imana nyingabo gize neza ndagushimye kuko zimene imitangaza mu mbaraga z'umwuka wera amen 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 Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza kandi Imana ibiteho tubakunda mu izina rya Yesu amen amen amen